asuri jemba naguhamagaye ntabwo buri kumva wagashya byuka wicaye aho ngaho urabona turateka angaho wicaye ni niyo mpamvu kari gukura vuba n'ukwera gafata kari impamvu yapfuye mu mutwe mana ujye umucisha muri left and right azikariyo murongo urizo kuno uwo mu rugo ari ku murongo najyaga ndeye impamvu muri abashumiri muri imbwa mwabuze n'akazi no kubera ko dushyira mushiki wacu ku murongo ibitekerezo mufite ntabwo byatuma mubona dore ubundi uyu mwana kebanye agiye ataniye undi nkafite ubwenge ubururu no rutumba reba hano ufite ubwenge mu mutwe wawe undi niki nzakica ubundi mbonye ikintu kimunkurira hano arakurambiye umaze kungera mu ijosi ndumva nabi ati no kujya guhinga Edi asuri jemba naguhamagaye ntabwo buri kumva wagashya byuka wicaye aho ngaho urabona turateka angaho wicaye ni ariko cyari gihe murawumva uramuka wicaye aha ngaho urareba ukabona ndiso ndinyo gute nkuhamagara rimwe kabiri gatatu utarumva ubayeho gute ubundi reka nkubwire rero cyari gihe nibaze niba mvukana nawe niba baraguturaze ku gasozi ntabwo mbizi ubundi uri mushiki wanjye cyangwa ntabwo uri mushiki wanjye izi saa kabiri kangahe bigera saa yine utarateka sosite tubyumvikane ngiye kwiga iriya myenda imaze ibyumweru bingahe hariya mu nzu kwanza mbere y'ibintu byose mubone hano iriya myenda wayimesha wambaye nka ifurambuye ku ishuri koko reka nkubwire rero niba uzi ko ku ishuri uharya ugenda ugumeyo ntugaruke hano nuramuka usohotse hano utamesha iriya myenda ukagenda wigumireyo ndayimesa mvuye ku ishuri ngiye nzajye kugenda buri myenda yo kwambara ngo urayimesa uvuye ku ishuri ku ishuri harakugaburira ubundi mu mutwe wawe uratekereza uri ikigoryi jya kumesa iriya myenda fata ibasi soze koga nta jambo nshaka kumva rijyanye no ku ishuri ku ishuri ubyibagirwa wifate nk'aho bidahari niba uzafata ishuri ukarirya uzafata inzira ujye kwiga hano ntabwo uhaha ntabwo uzaho ibiryo biva akagoryi urimo urarira gegera gusa ubundi buriya mvukana nawe ni igituragano ku gasozi byo gutwara ababyeyi banjye basi nanjye wantwaye ukabura muri basaza banjye kuba nicara nta kintu bimariye mama kuki wapfuye ukansiga kuki wowe na papa mwagiye ungana abavandimwe banjye kuko nukuncunaguza barifashe banyweye mu ishuri ariko mama kuki wundi mwansize ukansiga mu bavandimwe b'ibikoko gutya nawe ukeneye kunyumva nawamfasha nawe kumva ikibazo mfite banyweye mu ishuri
mwana basi nanjye wareka nkipfira ngasanga mama wanjye na papa kuko n'undi ntabwo nishimye. ntabwo twicara isede ko turuzi wicaye kandi turi bwige ntabwo bivuze ngo tujye kwiga. nyine ushaka kugira ute? nshaka kujya kwiga. Ngiye kujya kwiga. Iriya myenda imaze ibyumweru bingahe hariya mu nzu? Basi kwanza mbere y'ibintu byose mubone hano iriya myenda wayimeshe. Wambaye nka iframbuye ku ishuri koko. Reka nkubwire rero niba uzi ko ku ishuri uharya ugenda ugumeyo ntugaruke hano. Nuramuka usohotse hano utameshe iriya myenda ukagenda wigumireyo. Uzabaye aho twigendeye nta gahunda ufite. Twigendeye cyane nta gahunda ufite. urajya kwiga tukamara ugifite agahinda nuko ababyeyi bawe bapfuye. Yego ndetse ibyo mwaberetse mukagenda. genda nta gahunda ubwo nyine n'ubitekerezaho uzaza sibyo ariko kuki mwagiye kuko basi yaba mukiriho nanjye mba ngiye kwiga. kuki Sosiyete na Jackson bankorera ibi ngibi ubundi kuki banyanga ubundi ntabwo ndi umuvandimwe wabo. kuki bambangamira bigeze aho gukunda ubu ngubu. ubonye ukuntu ari kurira ariko ushaka ko ari kwibuka ababyeyi biwe. oya ntabwo ari ukwibuka igihe bapfiriye se yaba akiri kubibuka ariko afite ikibazo kandi gikomeye. sinzi pe ariko ngiye kwambwiye mbonye bidasanzwe ukuntu nyine yari ameze bye biranambabaje. ukuntu yari ameze ubona ko ari ibintu bidasanzwe pe. ariko reka mbwira reka tuzapange tuzajya kumusura sibyo byaba byiza kuko ikibazo afite ko arakomerewe byataje. uzi ko ari byo tuzagende tumubaze batumenye ko nicyo gituma ataza ku ishuri tumubaza ikintu akiza. disi twari inshuti reka tugende tutakerewe ko nawe ukunda inifomu wa muri kocingi. ariko ibyo ni ibiki? amakuru ni meza ndagenda cyane. Karani! Nizere ko muzatsinda. Bazamera nka ba bandi. Shimira harasa watsinda. Shimira cyabaho. Umva we azazi ko yagiye shayidi watubabari. Sinitekereza ibyo ngibyo. Uzabibona ariko urabizi ko bibaho. Ambabare icyo kiganiro tukihorere njye simba nshaka no gutekerezaho cyangwa mbivugeho. Nyine tujye twiganira ibya. ariko se umuntu azasatura umutwe washyiremo ibintu ashaka ko bijyamo umutwe wawe urimo amazi uri igipirizo ubundi none sinakoze iki? ariko ede njye simba nshaka kuramuka nungana nawe ni gute ubona ibintu biri gupfa hano n'ubikore ari amasana
duheruka kuyarira usanga kwanza utuntu twahiye basi yo inshuti zanjye umva mubwire rero eti mubwire nambobo nshaka nanjye gira nshaka muri urugo haguruka tugenda hanga murara mukabona ni mukabyiniro se kubyutse utongana bimeze bite wowe injiji y'umukobwa bundi ni ikitumva ni mu mutwe ase bundi reka ngubaze wakoze iki nta kintu nakoze uvuze ngo nta kintu wakoze no buretse kunyiriza nta kintu nakoze usigaye ufata abantu ukabazana hano mu rugo mu gitondo usigaye ari we nyir'urugo bizanye nese ko bansanze hano mu rugo kuki bataje kureba bakaza kureba wowe nuko twiganye ntariga nyumvira igiki wari bwane tuzana umuntu hano twebwe ko tutagira inshuti se nuko tudasura nzakwicuze mu maso wakagorye ubundi ubu buzima kwirwa tsera nawe ngenda birambiwe ikindi cyo cyazashatse undi umuhungu kijyana mwe ubereye iki hano ubundi ushinzwe twazamujyanye muri ruhuru ni kabiri kandi ubundi nakuje kwikorera na ziriya nshinze z'ishuri nizo zimwoshya ngo bajye kwiga ibiki warize uzaba perezida ubundi reka mubaze ubundi uriga ngo bizagufasha iki reka nkubwire ko twe tutize ntitubayeho reka nkubwire uyu ntabwo nk'iki ubanza baramuteresheje inanga warayi ntabwo naba mvukana n'ikintu cy'ikigori bimeze gutya genda ukora amasuku mu mvano jya koza rero ukagenda mu nzu wowe irukanka cyane ujya koza amafaranga cy'igipirizo gusa aho ngiye ndambiwe uru rusaku iri shyano umuntu azajye kurijugunya mu ako ni abantu batanga abantu ngo nzamujyane ko nyine kari umuruho mu rugo umuntu yamenya ko ari wenyine akabyikorera nyine n'umuruho mama na papa badusigiye uragitahe aho buriya kereka wenda kiguye mu muhanda polisi ikagitwara none wagitahe ahubwo reka mwereke washaka kwerekana twigira ubundi tukakireka tukaza kugaruka cyatetse umusore ukabona iriyanjije irateka se ino ibirya teka wagira ngo ni umwana w'imyaka 3 ubwo no mwerekana twigira wenda ngaruke nsanga ayo masahane yogeje uteke cyane mukansanze ubu turaza dusanga kigaramye ngo rutwe ndarumena rekana n'ingege undi nkafite ubwenge ubururu no mutwe reba hano ufite ubwenge mu mutwe wawe undi niki nzakwica ubundi nzakwica wowe mwereke akunda muri kundi ikigomba bari kukuziza iki bande kambanza mbyonze ndagenda bisoje nose nabisiga mu nzu bisa nabi genda ndabyoza nose je simba nawe ufite ntabwo uzakonererwa hano nose muri wiga n'umwangu ikananye nozi byombo wowe kubura imitungo genda n'undi birarangiye wagenda ujye kwiga ibise kubyoza ntabwo uzi ko nirirwa
aho ngaho ugenda ukaje kwitegura ndangenda ahubwo na ya myenda yawe nimba ari kamushyikira ku ruhande uyifura se kandi ngiye gufura ejo nzahirwa nzayifura none se urayisigira nde itameshe wayisize ku ruhande na yeza bayitegure ngewe gira vuba ahubwo wihuta amasomo atagucika baragohotera Oya, oya. kandi ubona nta makosa urimo ubundi nkawe nsakira Jackson uvuze ikintu cyo kwicana uvuze neza kiri kubita ukure Ungereye kungi. Jewe ubu mbonye ikintu kimunkurira hano narakurambiye Mwambabariye. umaze kungera mu ijosi ndumva nabi Ndabaranje. ati no suku ujya guhinga akazi ka hano nako ni kanjye ahubwo si ihene zo ntugire ikintu uhindura mu mutwe wawe ubundi uri muzima ese ubona tukurenganya njyewe reka nkubwire ndaguhaze pe urumva uzi n'ibindi haguruka haguruka vuba abantu haguruka ukajya haguruka haguruka ariko ubundi inshingano z'umukobwa urazize mu rugo akira jya nze guhinga kumanuka nsanga wakubise isuka rimwe Nukuri ndumva ameze nabi. ibyo ngibyo birareba ejo uzarya ikintu udakora kandi muratera umuhungu reka nkubwire kwiga ubisimbuza iyo suka urumva ndavuga ariko ari ubu uzayobora nde hano kwiga uko tubayeho twitwarize Isuka ubishyire he mu mutwe. uri kunye ngwino hano ubishyire he uyu mukobwa niba ari ikigerageza genda hinga wipfunuka ngo ngaho ugenda utari ariko ubundi buriya uwazamwicana ajya kumwireka mbanza noze bino byombo mbere y'ibindi ubundi nze njye gushaka ubwatsi wanjye nawe isuku yiwe ndayikemanga koza ibyombo mu masahani mu mazi y'umukara rwose uzi ko nakosoye impapuro zawe narugeraho nkavuga ati nyagasani uko yabaye ni impumyi nigisha ni gipfa amatwi ni giki ngomba kwisubiraho rwose ahubwo se wa mugenzi wanyu byagenze bitera atagiye yiruka mu ishuri abarayidi nakose impapuro bushize sinamubonye n'umuzi sinamubonye ni amahoro nyine tica edaba mu buzima bugoye bugoye afite basaza be bamutoteza banamukuye no mu ishuri bo twagiye no kumusuranye n'umutete baje nyine barasohoka baramukubita ngo ni abakinga bazanye hano iki natwe baradukubita ese ko mutabivuze ko mutabimbwiye kera hakiri umwanya rwose ngo mbone uko mbikemo kuna mwana yakurikiraga mu ishuri koko basaza be bakubita basaza bisi ni ibiki ni abagome ni ibiremwa bitasanzwe se ni ibiki baradukubise ngo nuko twaje ngo kumusura banakubita ibyo wagira ngo ni basaza ni bakuru ba shitani cyangwa ari umunabi nuko bimeze ubwo iwabo batura hajya ni hafi n'isoko cyangwa ni hafi renga hafi no kwa mudugudura cyangwa hari kwa mudugudu he no kwa mudugudu hano kwa telefone harasa ushobora kuntu nkora mpanya ariko sinabyitayeho inzu ireba mu muhanda ejo ndasindukirayo izo nkozi z'ibibi ngo zabanye uramwana ukuntu akurikira umukorera ubuvugizi bwose nagatangaza ko ati mutabivuze kera basaza be bagukubita
papa ndamukunda. Umva ukuntu navaga ku ishuri ukaza wiruka ukamurira. Uraho yewe? Komera. Amakuru sha? Meza. Ko nakubuze mu ishuri. Kambaza muzana agatebe. Bye. Kwa kote se mwakagira imana. Wakazanye? Amakuru y'iminsi rero. Arakubuze ku ishuri, ntukivuga, inshuti zawe ndazibaza zikandeba zigaseka gusa. Byakugendekeye bite? Sinabwo bakubwira impamvu yatumye naza ku ishuri. Ko nabashije na ntuza. Nura muhungu ushinzwe abanyeshuri ntagire icyo ambwira. Kambwira ngo ushobora kuba warahinduye ishuri, none bwejo bundi rero nibwo nabashije. Kagakobwa kajya kabakanyuma, karambwira ngo ishuri ngo warariretse. Niko. Karangiye ngo singa ishuri warariretse, nanjye ubwo ngira amakenga navuga ati sura mwana ko yari intyoza. Ishuri ubwo yaje kurireka gute? Nagenze uri. Yambwira ahubwo nayibajije umukobwa wanjye se. Reka rwose mu ishuri baratera agatoki ngo kanya gatera gutya ntuzi yikurashya nkavuga nyine nta gisubizo bafite cyo kuma. Uhamaga ibisubizo se kare ukaba warigendeye mwana wanjye wagira mbigire ko mwana wa. Nyine urabizi. Ababyeyi banjye bakimara gupfa. Oya ndabyibuka se kayitsinga ntigendeye ejo bundi. Nibwo natangiye nyine kugenda niga uko bidakwiye. Hori hangane. Kangane komera umbwire komera. Ndakumva rwose nanjye. Nzi uburyo kibibabaza marike hangane. Ahubwo byagenze gute kugira ngo ishuri buri hagarike? Teacher. Abavandimwe twasigaranye. Urabara babasaza bawe se? Yewe barambunisha. Nukwirirwa banuka bankubita. Oya humura komera. Ndabyumva rwose. Banganje guhinga banze ko ngaruka ku ishuri. Bambuje kugaruka ku ishuri. Bakubuza kugaruka ku ishuri? Ngumara iki sanga himuhe? Barambwiye ngo ningaruka nyine ngo ndashaka handi njya. Ngo nzanye njya guhinga nyine nkore n'imirimo yo mu rugo. Abantu b'abasore bafite imyaka ingana kuri nibo bafite ibitekerezo byanduye nk'ibyo ngibyo. Barambujije nyine niyo mpamvu utakibona nza ku ishuri. Nonese ko utavuze wowe hakiri kare? Mbano ngiye guhinga. Kwiki? Ndahandi hantu njyanye. Ishuri ngo rivemo uhinge? Ndabyumva rwose mwana wa. Komera. Bansoranze bankurubana. Bamfurisha imyenda myinshi. Bankubita buri kimwe. Bakanyurira ngo ntabwo nkora. Ngo ndi ikigoryi ngo nta bwenge ngira. Ngiyo mpfa bakambwira amagambo menshi mabi. Ibyo bintu bikigira nta kindi cyaha bagushinja nta kintu bakora. Bakambwira ngo ubundi ngo kuki navukanye nabo. Ngo banzirane n'umuvandimwe wabo bakambwira nabi cyane bakankubita. Ubundi ibyo bintu n'igihe banyima n'ibiryo ngo ntabwo nzi gukora ngo nta nubwo ngo nahinze ngo umurima nkurangize. Noneho nyine bavuga ko ngo abakobwa ari akandi kamaro kabo ngo kwiga si ibyabo. Ibyo ngo ntabwo ngo abakobwa bagomba kwiga ngo bagomba kuguma mu rugo bagahinga bagakora n'imirimo yo mu rugo gusa. ahubwo se abo bantu ni basaza bawe ni basokuru bawe ko aribo bakabwira bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo koko. batinzira abo se bari bambuze kuri fo. We Santo Karamei bari hano mubwire gato. Saruri mu bice mu ntacyo nari nicuye. none se wangire hano kuri saro kwa Kazungu kazana fo. No cyageze. Sakanje kuza. Abagenda ariko ugerageze wihute. Kuko ni vuba. Bite ndayikeneye mvugane na ba bantu bano hirya.
inzu y'u Rwanda sha bimeze bite se amataramu kaba yicayira mwaje turande birangiye tuhageze namwe mwateka amasaha yanyu ese ubu ngende ndicare mwanyikiye kuricara mano rero mukazana ubugoryi ese mwana uravuze ngo mano ndikigwa wagabanya kavuye mwa mano uzamu wicara wagiye ukura ese nk'uyu yabuze aho yicara icyo mwana rero nyine turamureka mwana none se genzi bimeze bite byagoye sawa nabi ese ngenzi gahunda se ngo bimeze bite byarangiye bivuyemo mwana cya byasigaye hahandi turya ibisheke cyane ibyo by'akazi nyine uravuga bimwe by'akazi se aya mwana ngende serious nababwiye ko ariko akazi gahari agiye kuturabura none se nyine tubwire ngo bimeze bite gukora iki gusa ariko mbere ya byose mwana amazi y'inyunda yarakenewe yabura se mwana twabonye akazi nimuzazana bwa bugona bwanyu ariko nibaduhemba tuzaguhanya soro duwire ebyiri wazirenda mwese ubu mwabanje mu ese tukamugurira amasera cyangwa amazi erega ntabwo ari njye uyakeneye nende ni gapita wacu nyine twasangira karike ntabwo ari bikeye nibwo muzashaka iki muzashaka rwose mu nzu nawe mwana tubwire mwana imyihorere mwana ese ibikoresho nabwiye mwarabibonye turabura kimwe gusa bote bote zo zarabuze niba nta bote zari mujya mwakora gute mwana ariko man mwese bodaboda ntibayenya abaye nabyuka nabwiye ngo ujye ubasiriye mu bintu byose nuzana n'ubwo bwana hariya mu kazi ntabwo uzamara akazi erega baba bakeneye imbaraga ntabwo baba bakeneye ntabwo ari imbaraga mani hari hakenewe jire bote n'igiti none se byose murabifite harya bahemba ngahe ufite ikibazo cyangwa bahemba utaragura numve ko wenda nakodesha bote natwe usibye bote ibindi byose turabifite ariko uyu yari yabuze igiti ariko igiti ntabwo yakiba twagenda no kwa kazi ngo kakigura ese nta n'ipiki yawe ubu urabona umushahara bazaba bazemba urenze 3 mwana ntabwo ari 3 mani batanga amafaranga ashyushye 4,000 ukabifata mu minsi 15 urumva atari menshi mbese undi ni hehe si hano uzi Rwanda gisi mani mu gishanga kandi Rwanda gisi na hafi yo mu rugo ntabwo twajya dutinda hariya mani ni hafi cyane bananga amafaranga agaragara ariko aka kana kari gukura vuba vuba uvuze ngo iki mani ni ukuri ejo ni mwaheruka ari agapeti dore kazanye amabere umva nkubwiye sositeri utazazana bya bintu byanyu sinjye mvuze iki ubwo bwana uvuga ngo bukura vuba uyu ni mushiki wanjye nyine ndabizi kari gukura vuba nyine kubwita akantu nagake nase barere bidakura wenda babifashe ukundi twikomereze mwana ujya ugenzwa na kamwe twikomereze nabi gusa ikintu nari mvuze nari nshatse kuvuga ko ushatse kuvuga si nyine ari gukura tu gukura ubwo ejo bundi nzakubona utangiye kwigendeshwa hano nimugoroba iyo yameze amabere yatembe kamera ya kabiri umva nk'ufite tugende muhaguruke imana muve hano mugende mbese mane kubirakariye nk'amwana ntakazi kwirwa kinira kuri mushiki wanjye kuba yarameze amabere ni ibintu mbese ubugenzi mushiki wawe undi niwanjye unagacishamo ishyi ubundi karukagakura agaki ukubita ubu akoshije ntabwo wagakubita mugira ubu akoshije ntabwo wacyatura mushiki wanjye umwe rukumbi ufite sigaranye ngo mukubite niyo mpamvu kari gukura vuba vuba nuko era gafata kariyo mpamvu yapfuye mu mutwe mane ntabwo ujya umucishamo left and right azikariyo mu rugo ureze ukuntu uwo mu rugo ari ku murongo najyaga ndeye impamvu muri abashomeri muri imbwa mwabuze n'akazi no kubera ko dushyira mushiki wacu ku murongo ibitekerezo mufite ntabwo byatuma mubona dore ubundi uyu mwana kebanye agiye ataniye duhita dukebura ubu ajya mu murongo gutya agira gutya uzi ko mushiki wanyu yagowe oya ari mu murongo neza ahubwo ubu akangana abana n'ibikise gusa umva njye mbabwiye mushiki wanjye ni imwe niwe maraso yanjye niwe muryango wanjye hagize n'umukoraho umva mbabwize ukuri naho twarwanira muhaguruke mugende mana mukunda nk'inki muhaguruke mugende muve hano umuntu ataha umukunda nk'inki mwari umukobwa